Abakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. None turi ku munsi wa kane, uyu wa kane akaba ari uwa kane mutagatifu. Kiliziya ihimbaza umunsi wa kane mutagatifu, ihimbaza ingingo z'ingenzi tujye kurebera hamwe kuri uyu munsi. Izo ngingo harimo ubusaserdoti ndetse hakabamo n'iremwa ry'Ukarisitiya. Tugiye rero kwifashisha ijambo ry'Imana, turebe ijambo ry'Imana riteganyijwe uyu munsi. Kuri uyu munsi rero by'umwihariko Kiliziya ahantu henshi hatandukanye, uretse ko atari itegeko ko byakozwe none, ariko ahenshi ku isi mu gitondo cy'uyu munsi habanza misa y'amavuta. Misa y'amavuta ndetse n'ubusaserdoti, ikaba ari misa iturwa n'abasaserdoti bose bakikije umwepiskopi. Aho bikabera ku madiyoseze atandukanye. Rero ubusaserdoti ndetse ni gutanga amavuta, nibyo bintu biba biri byiganje, no guha umugisha. Amavuta nibyo biba byibanda mu misa y'abasaserdoti bose bagize diyoseze runaka, ndetse n'umwepiskopi, umwepiskopi wabo. Muri iyo misa rero habamo by'umwihariko ibice nyine bibiri, nk'uko mbivuze. Ni ubusaserdoti, aho abapadiri bose basubira mu masezerano, bagasubira rero nyine n'ibyo navugaga mu masezerano y'ubusaserdoti, amasezerano bagiranye n'Imana. Noneho nyuma yo gusubira mu masezerano yabo, hakaza n'ikindi gice gikurikiyeho, aricyo guha cyangwa se gutagatifuza amavuta. Aya mavuta ari mu byiciro bitatu by'ingenzi. Harimo amavuta y'abarwayi, ni ukuvuga ngo ya mavuta asigwa abarwayi dukoresha mu masakaramentu, cyane cyane nk'isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi. Noneho hakaba amavuta ya kirisima. Iyi kirisima murayizi, ni ikirisima cyiza ihabwa abana bagiye kubatizwa, abakristo muri rusange bagiye kubatizwa. Noneho ndetse hakaba n'amavuta y'abigishwa, nayo murayizi akoreshwa nko mu gihe cya batisimu. Iyi kirisima si no mu gihe cya batisimu gusa ikoreshwa, no mu itangwa ry'ubusaserdoti n'ahandi ikoreshwa kugira ngo atagatifuze byaba ibimenyetso ahantu cyangwa abantu runaka, bijye kuba umwihariko cyangwa se kuba igikoresho cy'Imana. Urugero nko guha Kiliziya umugisha, tabernakulo n'ibindi n'ibindi. Rero icyo nicyo gice cy'ingenzi kibanza mu misa ya mu gitondo. Iyi misa muzi ko nyine tuba turi mu gihe cy'igisibo. Igihe cy'igisibo, ariko iyi misa iba ari ibyishimo, iba ari ibyishimo rwose. Inanga ziba zivuga, turirimba Gloria mu gitambo cy'Ukarisitiya. Mbese aba ari misa y'umunsi mukuru, kuko tuba twizihiza ubusaserdoti. Noneho ariko nanone ndetse n'ayo mavuta nyine agomba gutagatifuza umuryango w'Imana. Liturujia rero aba ari ibyishimo. Noneho tukaza rero ku yindi misa iba umugoroba y'uwa kane mutagatifu, ariyo noneho tugiye kwinjiramo gato tuzirikaneho by'umwihariko. Nuko nari ngeze ngo tubanze tuzirikane, twibukiranye nyine ibiba muri iyo misa. Akenshi ntabwo abakristo twikunze kuyijyamo, ijyamo abapadiri ndetse n'umwepiskopi kimwe n'abandi bantu ariko babishaka, ariko akenshi nyine ntabibigenewe. ariko ntabwo iheza n'abandi bakirisitu bandi
bayijyamo, ahubwo mbasaba kugira ngo twibuke twese dusabire abihaye Imana, abasaserdoti bacu, kugira ngo bakomere mu kwemera Imana, ibakomereze imbaraga, ibahe imbaraga mu murimo yabahaye. Tugere noneho mu gitambo cya misa cy'uwa kane mutagatifu nyirizina twese tujya mu cyitwa igitambo cy'uwa kane mutagatifu. Uyu munsi kiliziya iteganya n'ubundi ni umunsi mukuru tuzirikanaho iremwa ry'ukarisitiya. Nanone ibi bintu bijya gusa n'ibiba byabibanjirije, ni ukuvuga ko ukarisitiya ntitandukana n'ubusaserdoti, kubera ko kugira ngo igitambo cy'ukarisitiya giturwe nuko hakenerwa n'umusaserdoti ugomba kugitura Imana. Na niyo mpamvu Yezu Kristo ku wa kane mutagatifu ari mu karisitiya yabwiye yahaye umubiri we umugati ndetse na ububasha bwo kugumya kugira gutura igitambo no mu kindi gihe gisanzwe. Mpamvu rero ubusaserdoti n'ukarisitiya ntabwo bitana. Tugiye rero noneho twinjire ku masomo. Isomo kiliziya idutegurira mu gitabo, isomo rya mbere tuyisanga mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugera ku wa 8 no kuva ku wa 11 kugera ku wa 14. Reka twumve ijambo ry'Imana kiliziya idutegurira kuri uyu munsi uko rivuga. Uhoraho abwira Musa na Aroni bari mu gihugu cya Misiri ati, uku kwezi kuzababera intangiriro y'amezi, kuzaba ukwa mbere mu mezi y'umwaka wanyu. Nimubwire imbaga yose y'Abayisiraheli muti, ku munsi wa 10 w'uku kwezi muzafate itungo rimwe muri buri muryango, itungo muri buri rugo. Niba urugo rurimo abantu bake, kuri iryo tungo bazifatanye n'umuturanyi ubari hafi cyane, baringanize n'umubare w'abantu. Muzahitemo iryo tungo mukurikije icyo buri muntu ashobora kurya. Iryo tungo rizabe ridafite inenge, kandi ari sekurume imaze umwaka umwe. Muzaritoranye mu bana b'intama cyangwa mu bana b'ihene, muzarigumane kugeza ku munsi wa 14 w'uku kwezi, maze ikoraniro ryose ry'imbaga ry'Abayisiraheli bazaribage mu mugoroba w'akabwibwi. Bazende ku maraso y'iryo tungo, bayasige ku nkomanizo z'imiryango no ku mitambiko y'inzugi z'amazu bazaba barimo, bazaziriramo. Bazarya inyama zaryo muri iryo joro, bazarirye zokeje, bazirishe imigati idasembuye n'imboga zisharira. Muranyihanganira, umurongo wa 9 nkushyizemo ariko ntiwari urimo, ahubwo dukomeza ngo, iryo tungo muzarirya mutya, muzabe mukenyeje umukoba, mwambaye inkweto mu birenge, mufite inkoni mu ntoki, kandi muzarye mugira bwangu, kuko ari Pasika y'Uhoraho. Muri iryo joro tuzambukiranya igihugu cya Misiri, maze nice icyavutse uburiza cyose mu gihugu cya Misiri, guhera ku bantu kugeza ku nyamaswa, kandi n'ibigirwamana bya Misiri byose mbicire imanza, ni jye Uhoraho. Amaraso azababera ikimenyetso ku mazu muzaba murimo, muzabona amaraso maze mbahiteho, mwoye kuzarimburwa igihe nzaba ndiho nobeka igihugu cya Misiri. Uwo munsi uzababera urwibutso, buri mwaka muzajye mukora urugendo rwo kujya gusingiza Uhoraho
muzajye muhimbaza uwo munsi uko ibihe bigenda bisimburana. Ngiryo itegeko ridakuka mbahaye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho isomo rya kabiri ryo riri mu gitabo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyekorinti, umutwe wa 11 umurongo wa 23 kugera ku wa 26. Aravuga ati: Njyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yezu arara ari butangwe, yafashe umugati, amaze gushimira arawumanyura, avuga ati: Iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya, n'inkongoro ayigenzereza atyo, avuga ati: Iyi nkongoro ni isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe, kandi igihe cyose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho ivanjiri nayo turayisanga mu ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugera ku wa 15. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Mbere y'umunsi mukuru wa Pasika, Yezu amenye ko igihe cye cyageze cyo kuva kuri iyi si agasanga se, uko yagakunze abe bari munsi abakunda byimazeyo. Nuko nimugoroba igihe bafungura, Sekibi akaba yashyize mu mutima wa Yuda mwene Simoni Isikariyoti igitekerezo cyo kumugambanira. Yezu azirikanye ko se yamweguriye byose, ko yaturutse ku Mana kandi akaba ari asanga, niko guhaguruka ava ku meza, yikuramo umwitero we, afata igitambaro aragikindikiza, nuko asuka amazi ku ibeseni, atangira koza ibirenge by'abigishwa be, akajya bihanaguza igitambaro yari akindikije. Aza kugera imbere ya Simoni Petero, maze Petero aramubwira ati: Nyagasani, aba ari wowe unyoza ibirenge? Yezu aramusubiza ati: Ibyo nkora ubu ntiwabimenya, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati: Ntuzigera na rimwe unyoza ibirenge. Yezu aramusubiza ati: Ndamutse ntakogeje, ntuzagira umugabane hamwe nanjye. Petero aramusubiza ati: Nyagasani, noneho si ibirenge gusa, dore n'amaboko ndetse n'umutwe. Yezu aramusubiza ati: uwiyuhagiye nta kindi aba ashigaje kitari ukoza ibirenge, kuko aba yisukuye wese. Namwe murasukuye, ariko si mwese. Yezu yari azi neza uri bumugambanire, bituma avuga ati: Mwese ntimusukuye. Amaze kuboza ibirenge no gusubizamo umwitero we, asubira ku meza arababwira ati: Aho mwumvise ibyo maze kubagirira, munyita umwigisha na Nyagasani, ni koko muvuga neza, kuko ndi we. Ubwo rero mbogeje ibirenge kandi ndi Nyagasani n'umwigisha, namwe muragiye mwoza ibirenge, namwe muragiye mwuzanye ibirenge ubwanyu. Ni urugero mbahaye, kugira ngo uko nabibagiriye abe ariko namwe mugirira na ubwanyu. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe rero, nta byinshi ndibuza kubabwira, uretse ko tugomba kuzirikana kuri ibi bintu bikurikira. Tubonye Pasika ya mbere y'imyiteguro ya Pasika y'Abayahudi, igihe biteguraga bari bari mu gihugu cya Misiri,
Imana yabaye isezerano ko igiye kubavana mu Misiri ikabambutsa inyanja ibigirishije Musa. Iki gihe nibwo bariye Pasika bwa mbere. Imana rero icyo gihe yabwiraga Musa ko bagomba kubigenza, bagomba kurya Pasika. Bayiriye rero nk'abantu biteguraga urugendo. Natwe no mu gihe cy'ibyishimo, igihe turimo tunezerewe Pasika yacu, tujye twumva ko urugendo rutaherereye aho ngaho, ahubwo tumenya ko ni igihe tuba cyo kugenda none, cyo gukomeza imbere aho heza harushije aho turi, niko navuga Pasika. Ariko tukaguma muri ibyo byishimo bya Pasika, bikadutera no kugira inyota y'aheza harushijeho iwacu mu ijuru, kwitegura neza kugira ngo tuzabashe kugera ihirwe ry'ijuru. Aha rero mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abakorinti, n'ubundi yaje igaruka ku byo Yezu Kristo yakoze, uko Yezu yitanze akaduha umugati, akaduha ndetse na divayi ishushanya umubiri n'amaraso, uko yabigenje avuga ati mujye muhora munyubwa, mujye muhora mubikora bibe urwibutso rwanjye. Ni nabyo nanone twumvishije mu ivanjiri, ariko mu ivanjiri by'umwihariko hakaba havugwamo ikintu cy'ingenzi, ari nawo muhango ukorwa nanone mu gitambo cya misa cyo kuwa kane mutagatifu, aho nyine haba wa muhango wo koza ibirenge. Yezu ubwe yapfuye bugufi asukura intumwa, azoza ibirenge, kandi ahubwo niwe wari umutware, niwe yari kwicara hariya akavuga ati munyoze ibirenge, ariko siko byagenze. Bitwibutsa guca bugufi rero mu buzima bwacu bwa minsi yose, tumenye guca bugufi. Aha twibukiye n'ijambo Petero we yarabirebye bimutera ikibazo ati aba ari wowe unyoza ibirenge aho kugira abe ari njye ubikora. Ariko Yezu ati niba ntakogeje ibirenge, nta n'umugabane ushobora kugira mu bwami bw'ijuru. Bavandimwe, mureke Yezu atwigarurire, mureke Yezu adusukure, Yezu adukize, atuvaneho ubwandu bw'icyaha. Nimba mutemereye Yezu ko abasukura, ntaho duhuriye nawe. Mureke Yezu adukize rero icyitwa ikibi, namara kudukiza ayobore n'ubuzima bwacu, bityo tuzarebe tugumye kumuyoboka, tuzagera no ku bwami bw'ijuru. Igitambo rero iki gitaramo cya Pasika, ariko by'umwihariko cy'uwa kane mutagatifu, gikomeza nka misa isanzwe, ariko nyuma y'ivanjiri, inanga, ibindi byose ntabwo bikomeza gukomeza, kubera ko tuba twinjiye mu gihe cyo kuzirikana ku bababare. Yezu yego yitangiye intumwa, azihaye umubiri we, azihaye amaraso ye, arazitangiye, arazihaye wese, ariko nyirizina ahise atangira n'ububabare. Niyo mpamvu nta nanga, mbese tuhita dutangira nyine ibihe bibona bidasanzwe, tugatangira kwifatikanya na Yezu umubabare. Noneho tugatura igitambo cy'Ukarisitiya, nyuma yo kugitura tukabifata n'umwanya wo gushengerera, ndetse ntabwo Yezu arara muri tabernakulo nk'ibisanzwe, ahubwo arimurwa. Noneho ngiye kuvuga ngo Yezu ahita ajya mu murima w'imizeti, hamwe yatangiye kugira agahinda. Mbese ububabare uwa kane mutagatifu twinjiza neza mu ntangiriro
y'ububabare bwa Kristo. Yezu rero yaturaze umubiri n'amaraso bye. Abonye agiye kurangiza ubuzima bwe, yahise aturaga aratwiha wese. Sinzi ababyeyi bo muri iyi minsi ibyo musigaye muraga abana. Hari n'abatagira icyo bababwira, hari n'ababaraga ibibi, ukabaraga ingeso mbi, ukababwira ati mwana wanjye buriya runaka ntatwifuriza amahoro n'ibindi. Oya, ni byinshi. Yezu yaduhaye itegeko ryiza ry'urukundo. Mu gusoza rero, reka mvuge ku bantu bose bafite aho bahurira n'itegeko ry'urukundo. Nifuriza umunsi mwiza abasaveri bafite nk'intego yabo. Noneho ikindi ni inkoramutima z'Ukarisitiya. Inshuti z'Ukarisitiya, uyu munsi ni umunsi ukomeye kuri bo, nabo mbifurije umunsi mwiza. Abasaseridoti ku buryo bw'umwihariko, umunsi wanyu ubabere mwiza. Ariko nanone twibuke ko twese twahawe muri batisimu, twahawe kuba abasaseridoti. Twahawe natwe umuganura kuri ubu busaseridoti, nubwo tutari nyine nk'abapadiri, ariko natwe dufiteho tumenye nyine kukakira, tunagakoresha neza kugira ngo katubere impamvu mu buzima bwacu. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.